ngo dukurikije muri sezo hagati ko byari bimeze ya Fazare nuko sezo byari biteganijwe ko igomba kuba mbi, ariko baravuga ngo is a bad season turning into a good one for Man United. Ati sezo mbi kuri Man U irimo iraba nziza kuri Man United. Rega kuyibona mukaya twaze twibaza kuri Liverpool niba izaboneka mu ekipa azakina Champions League, ngira ngo ikiro kuri Man United byatangiye kuba obviously, cyangwa se benshi batangiye gutekereza ko ni hame Michael Carrick ikipe izasoreza mu ekipa ne yambere. Rega ni mugora irimo iraba nziza, ari agatweet nabonye expectations zirahindutse cyane no kuri social media. Niba ushaka post zawe zirebwa postinga Manchester United, expectations zose za season kuri Man U they are last tuzisibe cyane. Uzi impamvu agari honeymoon no honeymoon ni baba honeymoon ibiryoshye. Turimo turabararega kenshi tubara ibintu tugendeye ku byako kanya. Ni yari muri imyaka ya vuba atari igihe cya Ferguson wabonye Manchester itsinda City ugakigatsinda Arsenal ku kibuga cya Arsenal, ikajya kwa Liverpool igatsindirayo, yarangiza ikabigenda igatsinda za Tottenham mu buryo bworoshye. None mu gihe gisa nk'igikurikiranye beruka kera gutsinda ni ryari se Manchester United yavuba mu batoza batandukanye yishyuye igitego ku munota wa 92 mu minota 5 y'inyongera, ariko bikarangira itsinze match. Manchester United umva ngicyo bavuga ngo Manchester United have beaten champions of the world. Chelsea Manchester United have beaten champions of England. Liverpool ngo Manchester United have beaten FA Cup champions. Ubwo ni Man City oya ni Paras. Manchester United have beaten Community Shield champions. Ubwo ni Paras nayo. Manchester United have beaten Europa League champions. Tottenham ekipe yose y'amashampion United ntabwo amahirwe kuri champion Arsenal niyo nawe nkubwira ntabwo ari kenshi hatari kwa Ferguson. Twabonye Manchester United itsinda Tottenham, igatsinda Arsenal ku kibuga cya Arsenal, igatsinda Man City, igatsinda Liverpool, ikanatsinda Chelsea mu mwaka umwe. Ntabwo ari kenshi byabaye ibyo bintu babyongeyeho kuza mu makipe ane ya mbere. Manchester United yabigize season nziza nubwo itatwara igikombe. Ugenje naho ivuye turimo turavuga ikipe yabaye ya 15 umwaka ushize. Yego turi kuvuga ikipe ikoze ibyo ngibyo nta mukinnyi yongereyemo. Yego ifasha abakiya risanganywe igahindura system. Bimwe twavuga kwa Liverpool kwa Justinga gusa. Yego bimwe tubwira Liverpool ufite umukinnyi wa mbere mu Bwongereza nowadays, umukinnyi mwiza kuruta abandi mu Bwongereza ubizi saha ni Mohamed Salah. Ugendeye ku mibare legacy ibyo yakoze muri no championa, uzi ko Mohamed Salah yaciye kuri Bateri mu gutsinda ibitego byinshi. Ufite umukinnyi mwiza twamaze kugira imibare dusanga iyo agiye ahandi hatari iwawe mu zindi system arimo aratsinda. Wowe wananiwe kumubyaza umusaba uri kumwita flop uri kumuhana. Manchester United Carrick yaraje asubiza abakinnyi mu myanya yabo. Izi saha uzi Manchester ariko kugira umukinnyi utsinda ibitego 10 mu mikino 20 ryari. Uziko yagiraga abataka bitwa Bahirande bakwitaga imikino 10 badatsinze ibitego cyane n'abandi batandukanye. Game 10 nta cyaza afite. Impamvu abafana ba Manchester United bishimye ni Yesu uko bari gutsinda mu buryo bwikurikiranye, ahubwo baba bakeba n'uzatwara igikombe ntazavuga, ntazagira ikintu azavuga bati twaragukubise uzacelebra igikombe ariko twaragukomye. Umukeba wa hafi aho ngaho Man City kubita Liverpool, umukeba w'amateka kuba izi kipe zose zitwa ngo zifite form mu Bwongereza. Manchester United irazitsinze. Niyo mpamvu bavuga ngo Manchester United iri gutandinga bad season to a good one. Yeah. Arakoze cyane Sami, ariko ikibazo nayiganira kitubwiraho ndabatubwire niba nta red flags. Ko Sami ndumva yero yavuga ati rwose ibintu biri ku murongo. Rigani ni The Athletic ivuga ngo a bad season for Man United is turning into a good one for Man United. Ati rimira ba season nziza United. Michael Carrick nagari honeymoon, ibi nari makuru kubona ari ibintu nyine biri mu mwanya mwiza uko byagira continuity bigakomerezaho. Uraza gukomoza kuri factor ubonamo hariya cyangwa nibya bindi bya Organ Solskjaer yaje tukabona sunitse match 19 kipe yari kayifiye mu marushanwa yo ku mugabane w'Uburayi. Michael Carrick ari umwihariko udasanzwe uri kubona intego bamuhaye no kuboneka mu ekipa ne ya mbere muri Champions League mbere na mbere. Unambwira iyo ntego niba ubona Michael Carrick nta kibazo na kimwe kigomba kumubuza kutayigeraho. Ntabwo ari hani muntu kuri Carrick. Urabona ibintu ari gukora bifite principe zikomeye cyane ku buryo bitasenyuka mu gihe gito. Ko Samuel aravuga ati ibintu biraryoshye.
biraryoshye ariko mu gihe bifata kugira ngo umuntu ubake ikipe ikomeye idatsinda imikino gusa ahubwo itsindira silverware si itegeko ko bitwara igihe kinini hari igihe biba igihe gitoya nta na benchmark ihari y'ikipe yubatswe igihe kinini cyane ko ariyo yatwaye igikombe cyangwa yubatswe kigufi cyane ariyo yatwaye ibikombe. Yego nanone hari ikipe yubakwa muri Tour ikabitwara n'ikipe yubakwa imyaka ibiri. Hari ibintu bitatu muri ino sezo bishobora guherekeza maniyo nge ndavuga ino sezo gusa iby'imbere naza kubitangaho umukoro wabyo kwabyo. Urebye abatoza babiri babanje imbere ye yaba Ten Hag ndetse na mugenzi we Ruben Amorim n'abantu bari bafite amagambo akomeretsa abakinnyi ndetse wabonaga yuko bafite igitekerezo cyo guprova cyane ukurikije uko baguzwe cyangwa se bazanwe n'ibyo bari bitezweho. I think ntabwo bigeze baza mu buryo navuga buri soft baje mu buryo buri aggressive. Icyo turacyemeranya buri wese yaje afite umuntu ushaka ko bahangana. Kuza mu buryo buri aggressive ni igihe cyose utekereza ko uje guhangana n'ibifi binini brand nini kandi nawe wumva ko hari ibintu wari umaze gukora wumva yuko izina ryawe ahantu wariregejeje ufite kuri sova ugahita urikura kuri faze nk'ukayijyana kuri nabyo byabaye kuri Arne Slot sezo ya mbere yabaye nk'imworohera bigitangira acishije make ariko sezo ya kabiri ashatse kugaragaza ko ari umutoza ufite ubwenge n'ubushobozi ko adakeneye ko bakomeza kuvuga yuko ibintu agezeho igihe bitinze umurage byo Klopp yari yarasize ashaka gusa n'ugaragaza yuko I can build my own empire kandi ga-succeedinga ni nko kwa kundi uvuga ngo I am the man ntabwo ndi muri shadow y'undi muntu you see waye nicyo yashakaga no muri maniyo ubona ko ikintu nka Ten Hag yari yarahawe cyanateje ibibazo bari baramubwiye ngo hano hagaragaye behaviors zidasanzwe change it tuguhaye uburenganzira bwose buri kabera bazagenda nyina wa Cristiano n'abandi yakinjira aba Cristiano Ruben Amorim ukuntu wamumokingaga abakinnyi avuga ngo maybe he thinks he's Pep Guardiola ngo ari ajya atekereza ko ari Pep Guardiola ari abakinnyi bo muri maniyo cyane. n'abantu babiri batari biteguye kugira icyo bumva giturutse mu bafana mu babakritika n'abandi n'abantu babiri batije imbaraga cyane ibitekerezo byabo bashaka ko impoza autorité ni jare ya Ferguson ariko muri era itandukanye n'iya Ferguson ariko Michael Carrick yimbracinze ikintu cyo kuba umuntu uganira n'abakinnyi cyane we na Steve Holland icyo kintu batinzeho cyane ibiganiro ugenda usome na The Athletic article banditse even na nyuma ya match buriya ngo ikintu atajyaga apfa gukora Ruben Amorim baragikora kuvugana n'abakinnyi bashaka bagasiga some details z'ibintu byinshi ko abakinnyi babananiwe wenda zireba umuntu ku muntu bakazaba Evans cyangwa bakazazikoraho umunsi ukurikiyeho ariko right after the game baganira n'abakinnyi nubwo wenda match zose bazitsinze amaze gukina ariko bazanye umuco w'ibiganiro bazanye umuco wo kumvana n'abakinnyi. Reka ngurugero Steve Holland yarababwiye ngo njye natangiye kuri match ya mbere ya Manchester United 1976 yarababwiye ngo I am a home boy here ndi umwana waha muri quartier ni nk'umuyovu uri kukubwira ati twe hano 40 niho mu rugo hano zamumena hano tidore hano kwa mama wa Migi niho twaryaga isombe njye nakinire biari hano mubona wenda hubatse tamutamu wende kuvuga ahantu abanyamugi bazi munabwe atene Nyamirambo kuri stade mwebwi stade muza gutsindirwa ati hano batari bubaka no stade y'Nyamirambo Kigali pe ati hano mureba hano kuri tapi ati twebwe hano twajyaga twakinira karere biteye ubwo nabonye wa mudoktor cyo bavuga ngo yabaye muri general cyo 78 inane kabiri ngayivamo ngagiye kwiga mu Bushinwa inane kabiri yuri indege ajya kwiga mu Bushinwa ngo yatangiye kuvura Kiyovu 2001 bamaze imyaka 25 Arsenal igeze gutsinda match Arteta yabazaniye umuganga uvuye muri Arsenal imyaka irenga 20 abari ubaganiriza aganiriza abakinnyi urwo rugero ndarwibuka cyane dore cyo nshaka kukubwira aba bantu n'abantu babaye muri maniyo bafite kuganiriza abakinnyi icyo maniyo ari cyo ariko bababwira ngo namwe mutubwire mwe murabibona mute bikoye mu magambo Bruno yavuze avuga kuri Michael Carrick ngo yaraje aha abakinnyi freedom ngo yanazanye new ideas ibitekerezo bishya nicyo cya mbere icya kabiri aha abakinnyi kwisanzura mu yandi magambo
tactics nta bakinnyi namwe bajya mu kibuga badafite consigne tactique yanumva hari abantu bajya bavuga niba ari kutamenya amagambo bakoresha mu mupira uriya mutoza ngo arundamo abakinnyi tactique kandi tactique arizo zigavaninga umukino ni nko kuvuga ngo uriya mu president ngo yashyizeho ngo guverinema ngo ufite ngo amategeko ngo igenderaho tactique ni n'ibindi byara muri football amayeri ni ngombwa tactique niyo ni nka nyababyeyi ku mugore tactique nini mu cyongereza ni nka balls ku mugabo you can't make umwana udafite ibyo bintu nibikunda nyine tactique niwo mupira ufite umupira ni tactique tirigongo mu mubiri icyo twita scenario zo karinga mu mukino umwe agacenga undi akadribra barikajya muri kona sibyo babitoje ibyo ni icyo twita scenario ni situation zirimo ariko zivuye muri tactique you see ni nkuko utera inda ukabyara umwana mugufi kandi uri muremure akaza ari inzobe kandi uri igikara kuvuga ngo ngo njye ngo nateye inda ngo kandi ngo nayiteye ngo ari njyewe umwana ari wanjye ngo batabaye igikara ngo simwemera ntabwo bivuga ngo 100% uko natoje niko igitego kiboneka ariko uko badefanda uko batsinda biva muri ibyo mwitoje nyine niyo mpamvu urugero rworoshye bugesera kwita apera ibitego bibiri bisa by'amashoti yakure kandi ngo ngo umuzamu hagarara nabi si umuzamu wa apera uhagarara nabi nuko bakoze tide hari harabuze undi bibona barabimenye nyine ko umuzamu akinira imbere baramushota ikosa suko yabitsinzwe ikosa nuko byakwisubira icyo nicyo twita umupira bane werise n'amajyatse ngo bitego bisa cyose ni ibiki cy'umuntu yakwizara kubaga ni tide nyine icyo nicyo bita tactique twamwize hagarara imbere mu mushotere kure iyo ni consigne tactique iryo ni ibwiriza ry'amayeri y'umukino cyo kugira ngo dutsinde urwo ni urugero now briefly rero for this season narivuze ko bafite ibintu bitatu byabafasha icyambere niyo bantu borohewe n'umuzigo wo kugera aho bashaka kujya borohewe cyane kubera gute ikintu cyambere umuzigo uzaborohera one just because aba bantu bafite match 13 gusa nizo zisigaye nta kindi gikombe na kimwe barimo na kimwe true aho turemeye ni ijana ku ijana Arteta Seki Karik ngo ajya baha day off nyuma yuko bakinnye match uzi impamvu nuko atabafite indi mu mibyiza yego niyo nkuko yaje wenda iyi weekend niyo batarabonye off ariko muri weekend man unifite FA kandi nizaba bazaruhuka ya uri kubibona Samir bivuga ngo charge kuri bo nyeya umwanya wo kuganira urahari urahagije that's number 1 byabasunika kugera ku ntego zo kuza amakipe meza bashobora no kuba bagatatu birafasha bagiye gukina wenda bafashije bagiye gukina ejo kuwa kabiri muri weekend arema FA Cup bavuyemo bazaruhuka bazahita bareka bazongera kugaruka ryari muri weekend itaha kuko na Champions League bafite bazakina bazongera kugaruka muri weekend itaha reka mwe mu rugero rw'ikipe Newcastle shirakina muri weekend ifite match kandi nayo itoroshye ntizajya kwa Chelsea niba atari kwande Newcastle hanyuma Newcastle ikorera metero 4,000 igiye gukina muri Azerbaijan kwa Karabag igaruka ifite na match muri weekend Manchester United irakina ejo kuwa kabiri izongera kugaruka mu kibuga muri weekend y'icyumweru gitaha pana weekend y'iki cyumweru twatangiye muri weekend y'ikindi Manchester United ifite match na West Ham izongera kugaruka icyana Everton iteke zingahe dera 23 ejo niteke zingahe 10 urakoze cyane icyo rero icyo ngicyo ejo nawe igifana cyandika ngo Karike ngamaza amasaha 20 tudatsinda umukino ngo bamwirukane iyo niyo match ya mbere iyo niyo chance ya mbere bafite chance ya kabiri aho ngaho 100%. ibitekerezo bari kugenderaho ubu ngubu ni ibitekerezo byitwa ibyo gufixa situation imwe bazi my target is your target let's try tuboneke mu mikino y'Iburayi icyo yari bad season bagiye gutaninga into a good season good one yeah ariko ntabwo ari great season ujya nanone wumva icyo bita ivuze hari igihe abantu bumva ijambo good Samir bagahita bumva yuko ibintu byose byagezweho byabaye byiza oya ikintu kiba good ujyanye n'afite umukobwa mukundana ugize amahirwe ubonye umukobwa wita Sheri ni good ariko ntaraba fiance haracyari indi ntera cyane nta nubwo hari aba umugore haracyari intera ntarana kubyarira haracyari indi ntera murana ngo tubeme ni wa muntu utereta agahita yumva ko yabyaye
ngo ndimo ndibona ngo abana bacu twabajyanye ku ishuri muri saa mbiri za mu gitondo saa mbiri n'iminota umunani ugeze ku bana inyarugenge icyo ryari basigaye bagihitamo n'amazina bazita abana abo rero ni ikosa kubera psychologically banza mbe kino kintu iyo ibintu ari ibintu byoroshye kugeraho cyangwa okay let's say niyo wenda byaba ari ibintu bigoye kubigeraho ariko at least atari byinshi cyane kubitwara mu bitekerezo biroroha kubimanaginga. ndaguha urugero ukiri umwana impamvu ibintu byinshi bitakugoraga mu bitekerezo nuko byari bike kuri wowe ibyakorebaga ni biki cyane barebwaga n'amasomo ariko ubu ngubu urarebwa na landlord nawe zengira tuzamutse muri ascenseur ni kubwira ngo iki hari igihe nyamona nkeneye secretary cyane transaction izi ishyura ohereza iki erere kadogo ngiye kuri butike erere undi video yacu video ibintu utankoreye bossi bikirugaju you know mani ifite ikintu kiniriho iri gukina imikino y'Uburayi inyuze muri shampiyona gusa icyo ngicyo cyo kubera none ibintu ari bike bakiri muri icyo kintu nakwita hane muntu nacyo kirashoboka barorohewe kuko ibintu ni bike. Yego icya gatatu kandi ari nacyo gikomeye cyane message aracyakirika kuko imibiri irabibemerera yafashe ikipe idafite imvune nyinshi cyane nubwo hari zirimo byo urabakinnyi arakeneye kwifashisha muri uwo mushinga arabafite b'ingenzi. Ndatekereza ko zimwe mu zindi situation wenda zatuma umuntu arushaho wenda kugenda abona ko iyi kipe ifite ubushobozi bwo kugera ahantu igera kandi hakomeye ni factor ya gatatu twari dutangiye kugarukaho. iyi factor ivuga ngo muri kuvuga ko mfite bikeya ese ibyo gukinira imikino 13 gusa mukavuga muti ibiganiro byaganijwe abakinnyi ba Man U bibibutsa aho bagomba kugera hari icyo byabafashije n'ingingo ya kabiri mbere yo tujya kwa ya gatatu kuki ibyo biganiro ari ngombwa. Yego ibiganiro byibutsa abakinnyi Samene nasanze ariko bivuga ubwiza bwaho abakinnyi ba Man U si babi n'usanzwe kuko naho babakuye babagura bari beza cyane ariko abo bakinnyi bari mu kintu kimeze nka frigo barakonjeshejwe byane nko gukora nka booster nko kukangura ubwonko bwabo ni nko kongera kubyutsa imitima yabo ni nko kongera kubabwira ngo you guys mwimenye mumenye abo muri bo. Jacobi Maino ko yari umukinnyi wavuye muri equipe muri academy akahita ajyanwa muri equipe nationale kwera ubuhanga yagaragazaga. aba bakinnyi bose bahore ku kita rusange kimwe iyo igikombe cy'isi kigiye kuza ubuntu bwitangiye butigeze bubaho ku mukinnyi w'umupira w'amaguru uri mu gihugu koko kizagikina ikiza abakinnyi ba Man U bose bakomeye bazagikina ibihugu byabo kandi barabizi ko Man U ni imwe mu makipe wafata nk'umugeni warambagizamo umukinnyi ujyana mu gikombe cy'isi. Mu yandi magambo save your season muri Man U ariko ibyo biragoyesha itike yo kujya mu gikombe cy'isi n'igihugu cyawe kandi ukajya mutikandagiye nta kindi bandike inkuru ngo men to watch bakagushyiraho nawe nta kindi kintu gisigara umukinnyi akubaza coach unkeneyeho iki kugira ngo ibyo bintu tubifatanyemo. Yes I know urimo urabinsaba kugira ngo dutsinde ubona akazi ariko nanjye biramfasha gusova sezo amasezerano yanjye muri Man U abakeneye kuyongera abafite maremare kugira ngo habe bishimiwe kuko nta muntu unezezwa no gukora ikintu akunda ariko akabatekibonamo umusaruro kuko mbere yuko baba abakinnyi bahembwa amafaranga menshi bakunda umupira w'amaguru icyo kintu tujya tukirengagiza. Aba bantu n'abantu nkawe bagira umutima barababara aba bantu ni nkuko nawe ku kazi kawe bitagenda neza waba uri umucuruzi mu iduka runaka ugataha udacuruje barababara iyo batsinzwe. Ikintu cyonyine baba bafite mu mitima ni ukuvuga ngo twabona umuntu udufasha kubona uburyo twatsinda ubu niwe mutoza baramubonye ni beza babonye umutoza arimo arabaganiriza ibintu byiza azanye izo new ideas bamuganiza wo kubafasha kwitwara neza zijaho freedom abasobanurira icyo bizabafasha muri career zabo muri club no muri national donc timing iri kumukundira kuko charge nino imikino ni mike timing yo kuganira iyo message iri correct ni yanyayo. Icya gatatu rero gikomeye nahoze nkubwira kiri ko bazahangana nacyo kirorohera Man U ku rundi ruhande adversaire wowe banza wumve ko aba bantu niyo umutima waba ushaka umubiri ni ikintu kigira ibizazane byizana cyangwa se bigomba kubaho mu buryo runaka ngiye kugusobanurira. Gukina umupira w'amaguru iminota 90 kuwa gatandatu ugakina match ya Europa League uri Aston Villa
ukayikinira wenda tuvuge mu gihugu cya Portugal ukina n'ikipe ya Braga ukava kuri stade ya Braga ugafata indege ukagaruka mu Bwongereza, uri kumva atari kure kuko ni indege kandi n'ibihugu wenda babituranye Burayisi burini cyane. Igikomeye si icyo ngicyo, wowe icyo utumva unayemera ikiza kumugora ni ibintu bitatu. Icyambere ni ukuba ikiganiro yakomezaga gusubiramo Braga n'abakinnyi bayo n'imihagararire yabo na deplacement zabo n'uburyo bataka n'uburyo badefanda n'aho bakomeye n'aho boroshye, yabisobanuraga n'ijoro ryo kuwa gatatu, yabiganiraga mu masaha yo kuwa gatatu. Uri kunyumva? Ndakumva. Ninjoro bagezeyo, umunsi wo kuwa gatatu wari urugendo, bagerayo bararuhuka, nimugoroba abajyana muri conference mu nama kuri hotel, mu cyumba cya hotel, ahindura ibiganiro, aganira nabo ariko babwira Braga. Barakubitanye kuwa kane nijoro, barashoje, abakinnyi baraje, barakarabye kuwa gatanu, barababwiye bati hari igihe barara batashye, timacho ndirangiye saa sita turataha saa munani, hari n'igihe bikunda polisi kabakubita cortege kuri hotel kunuzana indege bari yabo, bakinjira mu ndege y'ikipe babakodeshereje, bakagera mu gicuku mu rukerera Birmingham. Uwo munsi wo kuwa gatanu twageze mu gitondo nta mwitozo, abakinnyi bagomba kuryama. Urabyibuka? Kuri ekipera recover bakaruhuka. Kuwa gatandatu arazana message ivuga ngo ntiyarari kuvuga Braga, ariko vuga ubwo bwana bw'u Portugal, wenda sindi kumenya amazina y'abakinnyi bayo wenda bari muri Braga ubu ngubu bamwe na bamwe, ntiyarari wenda kuvuga abangaba wenda bamutinyo ni wisunzamo, so yarari kugenda discussinga, aje gutangira kuganira ngo sasa ubu reba iriya Brighton imitoma yacano ni kuwa gatandatu, baramutegereza saa 11 ku cyumweru. Barananiwe mu mubiri, barananiwe mu bitekerezo, message ni nyinshi, tactique twababwiye yuko ari nk'indi byara ni nk'uruti rw'umugongo, ziri guswitching off mu masaha 48. Message nshya, imikinire mishya n'umubiri, ubwonko baragusaba concentration ikomeye, ariko umubiri ntubikwemerera kuko nawo warushye. Narabibonye Ayoye twafite undi atangira kamacha ku cyumweru cyo kuri wa gatandatu, amari cyumweru n'ibyumweru bibiri, Manchester United izamara ibyumweru bibiri idakina, ubwo irakina ku itariki 10. Nta mukiriya Man ufite ubukwe ngo yirongo. Oya, Manchester United azagaruka avuye muri hani, ejo ni le 10 nibwo bazakina. Umukinnyi wa Man yakora ubukwe bakaza Zanzibar akazagaruka Jane, ejo ni le 10 ku itariki 10 ejo irakina, izongera gukina le 23 kuri 24. Ni uwango ni ibyumweru bibiri hafi bifunze zigari vacances, urumva ni ibyo wose Valanti bazasesengura, barabyemerewe nacyo Valanti azabamo FA Cup, bavuyemo kera cyane, bakubiswe ku munsi wa mbere wa FA Cup, bari bagiye bazasesengura ibyo biboro bavana. Ndabyibutse twavuye Nigeria tugiye cyane Zimbabwe, tugera Afrika y'Epfo kuwa mbere mu gitondo saa 2 nibwo abantu bamaze kubona ibyumba. Abantu bananiwe uriko bari kwisukira rw'amasaha 8 muvuye Nigeria mugeze South Africa mu gitondo mugezeyo saa 2, abati mujye gufata breakfast, nturamenyera igihugu, uvuye mu byaro bya Uyo ugeze Johannesburg kwitara. Warangiza hotel yahindutse icyumba, hamwe na etage zabagamo mwabagaho hasi, ugiye muri 7 ni ugiye kuryama, ugiye gutangira gufata icyumba, urafata icyumba cyo kuryama ku zuba riva. Warangiza saa 9 barabakomangiye ku myitozo, twagiye Orlando muri hanze, barababwira ngo ni hano hirya ni minota 40, mugakubita isaha mukigenda. Ubwo mugiye gukora imyitozo ya nyuma ejo muzakina match igihugu cyose. Umuturage wabwiye yavuga ati Amavubi n'ubundi nta kirimo, nta kintu bivugire, ugomba kubwira abantu ko mugomba gutsinda. Mwatsinzwe na Nigeria, mukoze urwo rugendo rwose, ugomba kubabwira ko muri buze kongera mugashyiramo imbaraga mugatsinda. Ikintu cyitwa gutegura match zizikurikiranye. Nagwaga urugero rwa Newcastle ifite match, Newcastle weekend ifite match, Newcastle kuwa kabiri izajya mu birometero 4,000 Azerbaijan, 4,000 n'indege kuva hano ukajya Mombasa cyangwa se Dar es Salaam ni ibirometero 2,200, Dar es Salaam ni 2,200. Kuba kabiri izajyayo
igaruke noneho ifite match ya Tottenham muri weekend niba nibuka cyane na Aston Villa ikajya kwa Aston Villa hose ni away eshatu cyane nirangiza ibone kujya muri away yande ya Karabag muri Azerbaijan bivuze ngo izatega indege gatatu kuva Newcastle ujya London, Newcastle ujya Birmingham, Newcastle Baku Azerbaijan kwa Karabag ugaruke mu rugo. icyo kintu rero twashaka kubereka yuko kuri Man U ntabwo kibare mu bibazo bafite icyo ntibagisengera uko rero ko kuba borohewe abandi baremerewe ariko icya gatatu no kuba timing y'iyi message iri gupasa mu gihe abakinnyi nabo bashaka gupuruva abakinnyi nabo bafite iyo nyotereka nkuko twavuze ngo none abantu barababara nabo bakeneye gupuruva abafana akabwa ngo ntabwo turi babi nkuko babibabwiye akuzi ko Ruben Amorim yigeze kubakoraho declaration iteye isoni. Ruben Amorim yaravuze ngo probably ngo nimwe muri squad imbi za Manchester United yakoze declaration nk'imwe ya Gakwaya Olivier kuri Rayon Kristo wabamwe ko rutamusara abanga abakinnyi be ni babi mbese nyebyeje ngo ndakubwira abadira bani yaba ari Amorim Manchester baraguza abakinnyi mu Rwanda yaravuze ngo no ngo niba ngo batumva tactique ngo probably ngo tactique zose zifite ikibazo ngo kwande ngo nazikoreshe zarakoze ngo ni ikibazo cy'abakinnyi ngo batazumva you see ngo don't ask me to change ngo ahubwo nabo bagomba kubyumva you see hari intambara ubwumvane bwari ntabwo now hari approach ya Michael Carrick tuyishime hari charge itari nyinshi kuri we tubishime hari message ije mu gihe gikuye kubera impamvu twabonye z'ibihugu zifashe ziri gufasha cyane ariko kandi ntabwo ngiye gutega abafana wa Man iminsi ku kibazo wambajije ni sezo nziza yakubakirwaho imbere birashoboka ariko nemera yuko izakenamo ibintu bindi by'ingenzi bibiri. Icyambere ntabwo effective ya Man ihagije ku rugamba bazatangirana rwose zitaha niba uruba rurangije neza bakaboneka mu makipe azakina i Burayi effective